byose byangiritse rwose, n'igitanda byose n'amasafuriya rwose gagiye. Ibyangiritse ni ingwavu 6, ingogo 4 n'izindi zose nazo zaragiye. Ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze. None imvura ibintu byose yabijyanye, umugezi gwabijyanye, nta kintu narokoye nagiye kubagara. Ntuye aho hantu ni munsi y'imisozi, ibizi byose bikondokera iwanjye, noneho inzu zose zatinzwe n'umucanga, igikoni cyo cyaragiye. Mu nzira jegera cyane, noneho habanza kuza urubura, kumva twumva igiti kiraguyemo imbere mu rugo, mu nzu mo imbere turahunga, turirukanka tuyisohokamo, tuye kuva twumva urusengero ruvuyemo rutakare pfira mu ishyamba. Urugo wanjye ikiza cyageze kigurisha inzu, cyica abana b'abakobwa 3. Tubaha ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Midimar mu nshingano zayo z'imicungire y'ibiza yateguye itegeko ry'imicungire y'ibiza. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba turi burebere hamwe uburyo iri tegeko riri kwigwaho n'inteko ishinga amategeko y'umutwe w'abadepite. Turarebera hamwe ibiganiro Midimar yagiranye n'aba badepite hagamijwe kubafasha gusobanukirwa n'ibikubiye muri iryo tegeko ry'imicungire y'ibiza. Tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Zimwe mu nshingano za Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi harimo gutegura politike n'amategeko bijyanye n'imicungire y'ibiza ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryabyo. Kuri ubu umushinga w'itegeko ry'imicungire y'ibiza mu Rwanda uri kwigwaho n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, ikigwa na komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano. Tariki ya 4 Werurwe 2014 Midimar yagiranye ibiganiro nyunguranabitekerezo n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku bijyanye n'imicungire y'ibiza mu Rwanda muri rusange. Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi arasobanura icyo ibyo biganiro byari bigamije. Ibyo biganiro byari bigamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ibiza, imicungire yabyo, ibiza ibyo ari byo, n'uburyo n'ingamba zose zishobora gufatwa kugira ngo abantu babyirinde. Ubwo rero tukaba twanumvaga kandi twanabigezeho ko abadepite nk'abavugizi ba rubanda ari bo ba mbere byari ngombwa ko babyumva, hanyuma noneho n'abandi rero muri ubwo buvugizi tukiringira ko iyo nshingano ya buri muturarwanda yose buri wese azayigira iye. Byari no kugira ngo mu by'ukuri no mu rwego rw'itegeko ry'imicungire y'ibiza riri mu nteko riri kwigwa, rirusheho guhabwa uburemere no kugira ngo dufate ingamba zo kugira ngo ryihute kurushaho, bitewe n'uko mu gihe buri wese azaba asobanukiwe n'imvugo ijyanye n'ibiza, hari ibintu byinshi tutazatindaho. Hanyuma kandi bitewe n'uburemere bw'icyo gikorwa cyo gukumira ibiza, kwitegura mu gihe bishobora kuba, umuntu akamenya igisubizo yanatanga, umuntu akamenya uko abyitwaramo mu gihe bibaye, bigendeye kuri gahunda, atari ibintu buri wese aza yiruhamo ni uko ngo aje gutabara, bikarushaho kuba byakumira ibyaza bishobora kwangiza umutekano w'igihugu mbese n'uw'abaturarwanda bose. Ibyo byose bimaze guhabwa uburemere, itegeko ryihute kurushaho kugira ngo rirusheho kudufasha. Umushinga w'itegeko ry'imicungire y'ibiza uri kwigwaho n'inteko ishinga amategeko ikuyemo byinshi bizafasha kunoza imicungire y'ibiza mu Rwanda. Itegeko ry'imicungire y'ibiza rigizwe urebye n'ibice 5, rikaba ritangira rigaragaza ibisobanuro by'amagambo akoreshwa mu micungire y'ibiza kugira ngo abantu bumve bati ikiza n'iki, ikitari kiza n'iki. Imicungire y'ibiza ivuzwe haba havugwa iki, haba hagamijwe iki. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni kijyanye n'inzego z'imicungire y'ibiza. Muri icyo gice hagaragazwa komite zitandukanye, zaba ari komite ziri ku rwego rw'igihugu ndetse na komite z'urwego rw'uturere n'imirenge zishyirwaho kugira ngo zijye zicunga ibiza bitewe n'urwego ikiza kirimo. Ibyo nayo bikaba ari igice cy'ingenzi kigaragaza uko imirimo itandukanye igabanywa inzego kugira ngo ibashe kujya mu bikorwa. Hakurikiraho igice kijyanye n'amahame y'imicungire y'ibiza. Muri igice cy'amahame y'imicungire y'ibiza niho hagaragaza ibigomba kwitabwaho muri buri
cyiciro cy'imicungire y'ibiza, haba mu gukumira no kugabanya iyugarizwa ry'ibiza, haba mu myiteguro y'ubutabazi n'ubutabazi, haba ndetse no mu gusana no gushyira mu buryo ibyangijwe n'ibiza. Ayo mahame aba agaragaza ibigenderwaho, ibigomba gukurikizwa mu gihe kimwe muri ibyo byiciro kirimo cyashyirwa mu bikorwa. Igice gikurikiraho ni ikijyanye no cyerekana ibijyanye n'ikumira n'igabanya ry'iyugarizwa ry'ibiza. Ni ukuvuga muri icyo gice rero niho hazagaragazwa ibikorwa n'inzego zitandukanye hagamijwe gukumira ibiza bitandukanye bishobora kugaragara mu gihugu cyacu. Hagahita hakurikiraho ibijyanye no kwitegura ndetse n'ubutabazi, ibyo inzego zigomba gushyira mu bikorwa kugira ngo habe habayeho kwitegura mu gihe habaye ikiza ndetse n'uburyo ubutabazi bukorwa. Noneho nyuma hakaza kugaragaramo igice kijyanye no gusana no gushyira mu buryo ibyangizwa n'ibiza. Ibiganiro abadepite bagiranye na Minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza byabaye umwanya wo gusaba ibisobanuro kuri bimwe mu byabafasha kwiga neza kuri iryo tegeko ry'imicungire y'ibiza. Abadepite banafashe umwanya kandi wo gutanga ibitekerezo ku bigomba gukorwa bakurikije ibigaragara mu Rwanda ndetse n'ibiteye impungenge abaturarwanda. Nyuma y'uko abadepite basobanuriwe ibikorwa bya Midimar bakanahabwa ibisubizo kuri bimwe mu bibazo bibazaga, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yavuze ko ibi biganiro bizabafasha kunoza imirimo yabo barimo yo gusesengura iryo tegeko ry'imicungire y'ibiza no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya politiki y'imicungire y'ibiza mu Rwanda. Inteko ishinga amategeko ifite inshingano eshatu, ariyo gushyiraho amategeko, ariyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ariyo guhagararira abaturage umenya ibibazo byabo ndetse unashaka uburyo ibibazo byabo bafite bishobora kuba byakemuka. Iyi nama rero ije mu gihe turimo kwiga iriya tegeko ryerekeranye n'ibiza, bikaba biduha kumenya muri rwa rwego rwo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, kumenya amakuru menshi ku birebana n'imicungire y'ibiza, bizatuma noneho dushobora kuba twakwiga iriya tegeko tukarisesengura mu buryo bwimbitse, ku buryo ibibazo byose bigaragaramo dushobora kuzakora itegeko rinogeye abaturarwanda mu birebana n'imicungire y'ibiza. Ngira ngo icyangombwa ni uko hari ibimenyekana, ibintu bishobora kuba byakumirwa, ariko noneho hari n'amakuru ashobora kuba yamenyekana kugira ngo bamenye uburyo bishobora kuba abantu bashobora kuba babasha kubibonera ibisubizo mu buryo bwihuse, cyangwa se bakaba bakorana n'izindi nzego zishobora kuba zatuma bashobora kuba babaha amakuru atuma bashobora kuba banoza akazi kabo neza. Umuyobozi wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano mu Nteko Ishinga Amategeko avuga ko ibiganiro nyunguranabitekerezo bagiranye na Midimar ku micungire y'ibiza byageze no ku bandi banyarwanda, ngo ibi bikazatuma abanyarwanda nabo bazatanga ibitekerezo kandi n'abadepite bakazatora itegeko
babanje kurikorera ubugororangingo kuko bumva ibikubiyemo. Ibitekerezo byavuye ahangaha bizadufasha muri komisiyo kwiga umushinga neza, twumva ibibazo no kumenya ko twabisubiza. Noneho dutora itegeko dufite ibitekerezo byatanzwe n'abantu kuri rusange. N'ubu ngubu mu by'ukuri hari n'abantu bo hanze abanyarwanda benshi bagiye bakurikirana kuri radio bashaka kuzagira ibitekerezo bazaduha. Uwashaka kuduha ibitekerezo ndumva bizatugira akamaro. Minisiteri ishinzwe gukurikirana iby'ibiza n'impunzi ni minisiteri nshya. Mbega na za porogaramu na za gahunda zayo ureba nyinshi nishya. Bivuga ko yanavuze ati turacyatangira ibintu turagenda tubishyira mu buryo, ubwo no kuva ko natwe muri komisiyo tujya kwiga uyu mushinga. Ishingiro ry'uyu mushinga ryaremejwe mu nteko rusange mbere, hanyuma tujya muri komisiyo kwiga umushinga uko uteye. Uko twagenda twiga niko twasanga harimo ibibazo byinshi bikeneye gusobanuka, bikeneye ko n'abadepite bose bagomba kubigiramo uruhare. Nicyo gituma habaye inama nyunguranabitekerezo kugira ngo natwe tugire input yacu, tugire contribution yacu, icyo dutanga natwe n'ibitekerezo. Nicyo cyatumye minisiteri dutegura iki kiganiro kugira ngo n'abanyarwanda bikurikirane muri rusange, kuko ni ibibazo bikomeye, ibintu by'ibiza ni ibintu bikomeye kandi bikeneye ingamba zikomeye. Cyane cyane icyo twashaka no kugira ngo tugezweho politike ya leta imbere na mbere. Ikindi no kumenya ibiza uko biteye mu Rwanda, no kumenya uko uruhare rwa buri wese, uruhare rwa guverinoma n'uruhare rwa buri wese. Mbega uko igikorwa kugira ngo dukumire ibiza, ngira ngo mvise ko biri mu nzego eshatu. Hari gukumira bitaraba, hari kuba byaje hakaza ubutabazi, hari noneho gusana ibyangijwe n'ibiza. So byose rero ni ibintu byangombwa kugira ngo buri wese abikurikirane. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi avuga ko iri tegeko nirimara gutorwa rizafasha Midimari gushyira mu bikorwa ingamba na politiki y'imicungire y'ibiza. Itegeko ry'ibiza niramuka ritowe rizarushaho nyine kudufasha gukorera kuri gahunda, hanyuma kandi rirusheho kugira ngo abaturage barusheho gusobanukirwa yuko ibiza ari ikintu cya buri wese, kandi ko gukumira ari byo byiza kurusha ibindi byose. Mu rwego rwo gukumira ibiza, iyo utanze nk'idolari rimwe ukumira ibiza, biba bishoboye kugufasha kuzigama amadolari 100 washoboraga gutanga mu gihe uri kurwanya ibiza. Bikaba byumvikana ko mu gihugu cyacu nk'u Rwanda kidafite ubukungu bwinshi cyane, tudafite umutungo wo gusesagura nk'ahandi, ni ngombwa ko umutungo w'igihugu bungabungwa dukumira ibiza aho kugira ngo tuzatanga amafaranga menshi turi kurwana nabyo. Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi yashyizweho mu mwaka wa 2010. Mu nshingano zayo hakaba harimo gutegura politike, amategeko n'ingamba bijyanye n'imicungire y'ibiza hagamijwe gukumira ibiza, kubyitegura no kugabanya ingaruka zabyo, kwitegura no gutabara mu gihe cy'ibiza ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe ibyangijwe n'ibiza. Mwiboneye ko leta y'u Rwanda ikomeza gushyira ingamba mu micungire y'ibiza. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kugira ngo ibiza tube twabikumira aho bishoboka, abaturage bigishwe amabwiriza bakurikiza kugira ngo bakumire ibiza, ndetse n'igihe habaye ibiza habashe kuboneka ubutabazi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tukaba twarebeye hamwe ibyavuye mu biganiro Midimari yagiranye n'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite mu rwego rwo kwiga ku mushinga w'itegeko ry'imicungire y'ibiza. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 170 itishyurwa ya Midimari. Twongeye kubifuriza ubuzima bwiza no mu kiganiro cy'ubutaha.